ahantu hateganye neza n'ishyamba ryitwa Echuya Forest, kandi ariho hateganye n'u Rwanda nabwo. Ku ruhande rwegamiye hari Butaro, komini ya Butaro, ndetse abahazi cyane bakahita Inyabizi. Iyo misozi iteganye n'ishyamba ry'icyuya ry'urugano, niho isaha 8 z'ijoro nahamagawe n'abantu banjye bambwira ngo ishyano ryaguye, imisozi yamanutse, amazu yasenyutse kandi n'abantu bapfuye. ubwo rero ubwo byansabye kugira ngo ntegure igisirikare, ntegure abapolisi n'abandi batabazi, ariko byatugoye kuko imihanda yose inkwangu zamanutse mu mihanda ku buryo tutashoboraga kubona aho tunyuze imodoka. Rero ndashimira igisirikare cyo nyine ko cyaba cyarateguwe gukora n'ahantu hakomeye, icyo cyadutanze. Hari urugo rwapfuyemo abantu 5 banyira urugo rumwe, abantu 5 harimo umukobwa umwe mukuru washyingirwa n'abasore 2, harimo na kuzukuru n'umushumba waragiraga, kandi wari umukuru w'ibanze wa village cya person w'igomborora mu village yitwa Bizi, then mugombo rya Murora, hegamiye agasozi kitwa Bugamba ku mupaka wo duhuriyeho n'u Rwanda, ku ruhande nyine rw'Umusanze. Ubwo ni ukuvuga ngo muri iki gihe nahegamiye Burera district. Hanyuma se yego umubare tubona no w'abantu 13, ibikorwa by'ubutabazi biracyakomeza cyangwa se hari amahirwe yuko n'abandi mushobora kuba mwaburiye irengero baboneka? Ntabwo muri Gisoro babaye 13 bose, ahubwo Gisoro habaye 8, ariko akandi kare Rubanda district iyo baciye kuri Kabare, aho naho hapfuye abandi 6 ku ruhande rwo hakurya y'urugano nyine. Ubwo 8 gushyiraho 6 nibo bagize uwo mubare. N'akarere kamwe ikidutanyije n'Igishamu naho twese mu musozi nk'umwe wari. Ariko rero mu bantu bakomeretse harimo nyine bari mu bitaro, nta wabuze, abantu bose twabaze dusanga abantu bose bahari, abapfuye bapfuye, bariho, abagiye mu bitaro bariho. Ariko icyagaragaye ni uko abantu bagiye kwicwa n'inzara. Ikindi ni uko iyi nkangu zaridukanye n'imisarane, tugiye kubona icyorezo wenda cy'indwara zo guhitwa, kuko aya mazi yose yamanutse yagiye agace kamwe kitwa Kibumba, ahari trading center hasi mu kibaya, yewe nta ikitwa inzu yose cyarengewe. Amazi yavuye mu misozi ageze hasi, nabwo ko itangaza. Mu magambo make cyane, murakora iki kugira ngo ibyo bibazo bitaza kwiyongera abaturage noneho ugasanga bishwe n'ingaruka zatewe n'izi nkangu? Mbese wakorera ikijuru. Icya mbere, abantu nabwo bize ntacyo batumariye, kuko ubundi turi mu karere kamwe kubita East Africa, turi mu numvishe no mu ruhande rwo mu Rwanda ngo byabayeho n'ahandi hantu imvura. Abantu bagomba kutwigira ikirere, tukaba nk'Ababurayi igihe abamenya ngo wenda kuza cyclone runaka nangwa ngo wenda kubiki runaka, abantu bakamenya icyo gukora, hakabaho n'ubutabazi bwo kurinda abantu gupfa batari bagera ikibazo kitari cyaza. Ibi bintu bisa nka climate change effects, yuko isi abantu bayifashe nabi none ikaba yabahindutse. Hari abantu bagiye nk'abantu bubatse mu mfunzo bakubaka mu bishanga, abantu bahinga nabi mu misozi, imvura nk'iyi nayo ikaba yarakabije ikaba nyinshi. Abel Bizimana, umuyobozi w'akarere ka Gisoro mu gihugu cya Uganda, turagushimiye cyane kubwa kanyu ha Ijwi ry'Amerika, kandi natwe twihanganisha imiryango yabuze ababo. Mwakoze cyane. Mwakoze namwe.